Imana nizamura ibendera ntabwo iri kwite ku buntu uri bukunyaga cyangwa ibyo wanyazwe. Iyo gahunda ifite ni ukurizamura n'amahanga akabimenya hanyuma turongeye tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Turongeye turagatse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste, reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze. Mani kameye Isiraheli na yindi Mana imeze nkawe, hakiri ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Mana ikomeye, Mana Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe, hakiri ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Turakurata mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro Kristo. Mana ikomeye, Mana Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe, hakiri ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe, nta yindi Mana imeze nkawe. Ariko ufashwe n'umuririmbyi uvuga ngo nta yindi Mana imeze nk'Uwiteka. Haleluya. Nta yindi Mana yakamije inyanja ngo ubwoko bw'Imana bwambuke, no. Nta yindi Mana yakurwanya mu minsi mibi, nta yindi Mana wabonye mu gihe byari bikomeye uretse Imana yo muri Isiraheli, akaba ariyo Mana yawe kino gihe. Imana yatanze Yesu nayo yakurwanyeho, ni nayo ikomeje kukurwanaho. Dusomeye Yesaya ibice 49 kuva ku murongo wa 22. Haranditse ngo Umwami Imana iravuga iti, nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye, nshingira amoko ibendera ryanjye, nuko bazazana abahungu bawe bababumbatiye mu bituza, n'abakobwa bawe bazahekwa ku bitugu. Abami bazakubera ba so bakurera, n'abamikazi bazakubera ba nyoko bakonsa. Bazagupfukamira bubame hasi, barigate umukungugu wo mu birenge byawe, nawe uzaherako umenye ko ndi Uwiteka, abantegereza batazakorwa n'isoni. Mbese abakomeye banyagwa iminyago, cyangwa abajyanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa? Ikibazo. Ariko Uwiteka aravuga ati, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi imiryango y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari njye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe
abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko ndi Uwiteka, ndi umukiza wawe w'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Amen. Intego iravuga ngo mbese abakomeye nibo banyagwa iminyago, cyangwa aboroheje nibo banyaga iminyago? Ibintu ni bitatu. Hari abakomeye baba bafite iminyago, hari abajyanwa ari imbohe, hari n'abakene. Abo bantu wemerewe kunyaga ninde? Ni abakomeye? Icyo ni ikibazo. Hejuru hatubwiye ijambo rikomeye, hatubwiye ngo umwami Imana iravuze iti nzarambura amahanga ukuboko kwanjye, nshingiramo ku ibendera ryanjye. Haleluya. Uwiteka Imana aravuze ngo nzarambura amaboko yanjye ku mahanga, nindangiza kurambura amaboko ku mahanga nzazamura n'ibendera. Haleluya. Aya masaha nzanye ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, aka kanya Imana irahagurutse. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, Imana irahagurutse, izamuye ibendera ry'umunyamubabaro, kandi amahanga yose agiye kumenya yuko Imana yahagurutse ku bwawe. Undi murongo ukavuga ngo mbese abakobwa banyu n'abahungu banyu bazatabwa? Ntabwo bazatabwa. Twasomye ngo bazonswa, bazacungwa. Hari igihe ubona ugeze mu gihe runaka ukumva ko wanyazwe, ibintu byose byarangiye, ariko nubwo abakomeye bakunyaga, Imana ivuganye nawe ngo izongera izamura ibendera ryawe. Haleluya. Ngo izongera izamura ibendera ryawe, ngo nzarambura amahanga ukuboko kwanjye, nshingira amoko ibendera ryanjye, nuko bazazana abahungu bawe bababumbatiye mu biganza, n'abakobwa bawe bazabazana bari kubonsa. Haleluya. Babandi bari barakunyaze kuko nta ruhare bagufiteho, bazagarura abahungu bawe babatwaye neza, baza n'abakobwa bawe bari kubonsa, kuko Imana yazamuye ibendera ryawe mu izina rya Yesu. Aho uherereye hose simpazi, ariko waba waranyazwe. Si twitaye ngo ni abakomeye, si twitaye ngo ni aboroheje bakunyaze, si twitaye ngo ni abasore bafite imbaraga bakunyaze. Dufashijwe n'ijambo rivuga ngo Uwiteka arabakugabije kuko azamuye ibendera rye. Haleluya. Yamara kuzamura ibendera, abantu bakurwanyaga Uwiteka arabakugabije. Abantu bajyaga bakubona mu yindi sura, Uwiteka yarababwiye ngo stop, kuko namaze kuzamura ibendera rye. Akira kuzamura ibendera mu izina rya Yesu Kristo. Imana nizamura ibendera, ntabwo iri kwite ku muntu uri bukunyaga cyangwa ibyo wanyazwe. Gahunda ifite ni ukurizamura n'amahanga akabimenya, hanyuma ukongera ukagarurirwa abana bawe babafite n'abakobwa bawe. Abahungu babakize mu gituza, abakobwa bakaza bari konka. Imana ishimwe. Waranyazwe ntiwabimenya, nanjye ndanyagwa sinabimenya, ariko dusengeye muri iri jambo rivuze Imana yongera itugarurire ibendera ryacu ryo kunesha rizamura, nirizamura agarura abahungu bacu n'abakobwa. Haleluya. Kandi ninepofaya dikastimo bando fayire, kandi Imana ivuganye nawe ijambo rikomeye ngo Uwiteka abantegereza batazakorwa n'isoni. Imana yavuze ngo abantu bategereza Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni. Ibyo byonyine birahagije. Haleluya. Niba utegereza Uwiteka, nubwo bakunyaga abahungu bakabatwara n'abakobwa, ntabwo uzakorwa n'isoni. Tegereza Uwiteka, agiye kugarura abahungu n'abakobwa abanyazwe bawe, kandi barabazana babatwaye neza, kuko Imana yavuze. Imana ikuvugire, kandi kuko yiringiye nta gukorwa n'isoni. Nugukora isoni byamaze kugusatira, ariko Imana irirahiye ngo kuko wayiringiye nta gukorwa n'isoni. Abiringiye abantu nimutere haleluya ibavanayo ikabageza ku biringira Uwiteka. Haleluya.
kubwo kumwiringira. Nta gahunda afite yo kubaza ngo abakunyaze ni abakire ni aboroheje, nta gahunda afite yo kukubaza ibibazo byatumye unyagwa, ahubwo gahunda afite ni uko yiyiziye kubisobanura. Imana ntihabwe icyubahiro. Uwiteka aravuga ngo nta muntu wanyiringiye uzakorwa n'isoni. Kubwo kumwiringira pe, icyo kirahagije, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abategereza Uwiteka bazagenda ntabwo bazacogora, ariko abadategereza Uwiteka bazagenda bazananirwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira buri munsi. Amen. Waba ufashijwe aho uherereye hose n'iri jambo. Haleluya. Waba ufashijwe n'ijambo rivuga ngo kuko Uwiteka abyibereyemo niyo mpamvu bagaruye iminyago yabo. Nta muntu uzayinyaga ngo ayigumane, ahubwo azayinyaga Uwiteka azamura ibendera. Namara kuzamura ibendera agaruze abana bawe n'abahungu bawe baze babatwaye neza. Imana izana ibyacu mu gituza. Mureka dusenge. Uwiteka Imana, dusengeye muri iri jambo ry'umwana wawe, dusoma ijambo rivuga ngo mbese abakomeye nibo banyagwa, dusanze badafite ububasha, kuko niyo banyaga barongera bakabigarura babitwaye mu cyubahiro. Hereza umugisha umuntu wese udukurikiye wanyazwe, yongera abashe kumva ibyiringiro n'ibihumuriza. Hereza umuntu wese wanyazwe, abahungu n'abakobwa babagarure, kandi turi imbere yawe. Ntutureke ahubwo dutegekere. Urakoze urakarama. Utasinobifagre. Urakoze kuko Uwiteka Imana utazareba abatunyaga ngo bigumire, aho kuzareba abatunyaga bigaruze ibendera ryawe wazamuye. Zamura ibendera umuntu wese udukurikiye kwizeye, natwe tubere ibyo tubere Imana batureke. Amen.